yo isoko irasendereye dusanganirwa n'umuki wacu Nyamasheke ku gicumbi cy'izingiro ry'ibyiza dore isoko isobetse imisango umva rudasumbwa uri isoko isobetse imisango reka shimira RPF yakuduhaye nk'umukandida ukadutetura dutanye twaratewe tutiteweho nk'imitagara Nyamasheke sawa dore mbere umugore ntiyagiraga ijambo ariko ubu mbere yagiraga ngo asomye umusa agasunikwa agasubizwa hasi ahagaze ngo icara hasi upfukame dore nta mugore wo kunywa ahagaze ntarya n'inyama y'ihene yiriyamera ubwanwa yari amaco y'inda nta bitugu bitaberwa n'ikoti uragera mu biro ugasanganirwa na banyampinga ngabo mu muhanda barazishofera bumvisha abasheri babakanyenga iyo wagera mu biro bakaguha ituze Nyamasheke we urasobanutse Nyamasheke ibyawe mbihere hehe Jean Baptiste umbera umugabo hirya no hino hunziza z'ababyeyi ibitaro bya Bushengera akataraboneka kibogorizwa n'amahanga yo iwacu kubaho neza tubikesha ubuzima bwiza muzehe yatuberegisha ubuzima bwacu buzira umuze kwisungana twivuza ari ibyacu abanyarwanda bitatu ku mwaka ukivuriza ushaka wabona umukecuru n'umusaza bakamagira ukagira ngo nabatoya muri fiançailles uba amashuri nishama amahanga ashima urwacu wari urabona umukecuru n'umusaza bajanjagura amashuri ifaranga arihone kuri konte gundi ubona ingero ndamutse icicura ubujiji our president no fear before our country because everything it's all right nguyu rudasumbwa ararutenga amaje noneho kwigana itahira nyumbani cyara se ngo wige byarebaga mwene boss naho mwene ngofera kumva kwigara amateka uburezi kuri twese ni ibyacu abanyarwanda dufite kaminuza ya Kibogora Polytechnic abakecuru n'abasaza bajanjagura amashuri ubwo Rwanda rukaba indatwa mu bihugu bifite iritizaminuje z'abasaza ngaho reba kuvuga urutoki n'iby'abanyarwanda isina ya fiya yampaye ifaranga ndi fiyeri giri nka munyarwanda ndebera imporogoma ntago nyibagiwe tubura yabaye ubukombe iwacu nta kiza wankuye mu matanitsa muri tsinzi mbonye Rwanda rubaye paradiso nta cyizere nari mfite cyahazaza hanjye maze userukanye ubukungu ndakungahara ihaho rya buri munsi ndigira stop amahanga huruzwa ari cyaduteye ihoho ahageze acinganda haho umuti wacu Nyamasheke shinjagirana kaburembo mbonye nkanyerera mu byiza yo izingiro ry'ubukungu gana shangi ku bwa Richard Kanti Nyarukira Kagano urebe ibigabiro by'umwami Rwabugiri reba kwishara rishashagirana ubushoramari ndebera byabirwa akarwa kakirehe n'akarwa k'abakobwa Nyamasheke uraryoshye ngwino urebe parike ya Nyungwe kanapuwa ikiraro cyo mu kirere uhagarara ukarora Rwanda rwose uratse Nyamasheke na Nyarugenge niho ubona hoteli y'inyenyeri 5 gusa Nyamasheke uraryoshye mbonye Rwagasaba ari isangano ry'ibyiza gusa banyarwanda ni muze dushishoze twima abatwa badufata ku maso ngo bahagaritse igitonyanga mu nyanja kandi badupfunyikiraga amazi wasanga bataramenye ko abanyarwanda twamenye kwa kimona kazi imvurise bityo tugihitaramo agaciro development murage w'ubukungu ibuka rudasumbwa ku rugamba wasaritse umwanzi ntiwasagura umuzimiza arimo rwaniza imira arazima azimana n'amazimwe yuzuye amacakubiri acikurwa Gasabo maze nawe ukikura uhereye kuri zeru ubwo gacaca twicara iwacu ducoca amacenga amatika amagambo n'amacakubiri aramunze umuryango nyarwanda ibibazo biramyiko bikemukira ku mirenge nawe utimara cyumwera diridimba honda ibirenge atagikita inkweto n'iterambere dore ko mbere imihanda yiberaga mu mahanga ariko ubu genda Rwanda ibereye abagutuye ushaka kumenya isaba ry'ishimwe azaze mu Rwanda tumusomye ku mutsama yitsamura itiza atsindagira imiyoborere myiza nadandabirana azagwa ku bitugu bya Kagame ni umugongo mugari uhetse abanyarwandaga umusizi w'urwagihanga rwuje amata n'inka zidatekanagira ati Kagame Paul ntukabura amata dore ni wowe bumbatiye amahoro ubumwe n'iterambere ijaba ryawe ari guhitamyo Amashi nyabune amashi menshi uwo ni umuvugo abaturage b'akarere ka Nyamasheke bahaye uriya musore Ndayisenga kugira ngo awuture nyakubahwa Perezida wa Repubulika barakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ubundi nkuko mwari mubyifuje ko mukeneye kuganira n'abaturage b'akarere ka Nyamasheke nabo barabyiteguye hari batanu bari imbere mubitwemereye batambuka mukaganira murakoze cyane abantu batanu bari imbere batambuka bakaganira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika
mbere ya byose mbanje kubusuhuza muri aho mwese. Natwe hari ikibazo twagize kuva muri 2008 nitwa Nyiransabimana Tasiyana. Twagize ikibazo cyo kuva muri 2008 twagiye muri ikigo cy'amashuri cya Scolaire Bigutu ibiryo tujye muri bijumba n'amasho twikorera ku mutwe tubashyira abana bakarya, ariko noneho tugeze mu gihe cyo kubishyuza banga kutwishyura. None banza kutwishyura, no turabaho tutese ubu turabigenza gute? Twajya bakatubwira ngo ni muzajye kurega. N'igihe kiza kugera umuyobozi wari uhari aragenda avaho, avuyeho abasigaye tukabishyuza bakanga kutwishyura. Ariko none igihe kiragira ati ni mujye kurega. Twagiye mu kagari. None reka nkwereke tubihine mu magambo. Abayobozi babigejejeho nabaye. Tugeze mu bunzi turabatsinda babategeka kutwishyura. Ariko ndavuga hano no muri aka karere, uro muri aka karere? Turaba muri Rusizi, ariko ikibazo kiri muri aka karere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika turakizi. Wadufasha gukurikirana icyo kibazo kigakemuka? Yes, turimo turagikurikirana n'ubundi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twasanze mu iperereza twakoze hari umuyobozi w'ikigo cy'ishuri wayoboraga iyo groupe scolaire ya Bigutu, Harerimana Alfred, wari ufite imicungire mibi, ku buryo ari we bafite bakoranaga mu buryo bwo kumugemurira mu izina rye, ariko akifashisha ishuri. Bamugemuraga iwe, ntabwo bagemuriraga ishuri. Batekeraga muri restaurant ye, ari umuyobozi w'ikigo, agashaka kubyitiranya n'ishuri, ku buryo twanamukurikiranye ko n'indi micungire mibi nabyo bijyanye tumujyana mu rukiko. Ubu tukaba twaramutsinze. Mushaki ko yishyura abo bantu. Ubwo turimo turafatanya nabo kugira ngo dukomeze no mu rukiko mu bijyanye n'indishyi, kuko mu byo yatsindiwe harimo n'amafaranga y'ababyeyi. Okay, mubikurikiranire hafi. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Naho tukibaza tese atayishyuye. Agiye kugikemura. Ikibazo bagiye kukigukemurira rwose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngewe mfite ikibazo. Nitwa Niyibizi Valesi, ntuye mu mudugudu wa Makoko, akagari ka Kiziho, umurenge wa Nyakabuye. Nagize ikibazo mu ruganda rwa Gisakura Tikamanye. Nakomeretse turimo dusekura icyayi, imashini iramfata, imashini imaze kumfata, ubwo ingenda njya mu ntuze mu bitaro banyeza mu Ibutare. Ni ikibazo cy'ubwishingizi. Hari ibyo indishyi ushaka baguha? Banyishyura kuko ngewe. Byagenze bite? Banze kugira icyo bakwishyura? Bigenda bite ubundi? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nacyo kiri mu bibazo turi gukurikirana. Icyambere twamufashije mu buryo bubiri, wenda nahera ku kibazo yari afite. Dosiye turi gukurikirana muri RSSB, ubiri ku muganga w'inzobere kugira ngo bagene ijanisha ry'ububabare yagize kugira ngo bemeze icyo agomba kwishyurwa. Ariko niyo manuka yagize mu ruganda, ku bufatanye n'uruganda baramuvuje kandi bamufasha kubona akazi yashobora gukora muri ubwo bumuga yaboneye muri urwo ruganda, ku buryo n'ubwo ari wakora. Numva biri mu nzira rero. Ko numva biri mu nzira bagerageza kugufasha. Ihangane bagufashe. Ariko rero nyine ko mumufashe ibintu bijye biva mu nzira. Bishoboka bikorwe